Akenshi hari ibintu tubona tukibwira ko wenda ntacyo bimaze cyangwa ko byakozwe nk'umutako gusa nta mumaro wabyo. Gusa siko buri gihe biba bimeze, kuko akenshi ibyo tubona tudasobanukiwe hari ubwo biba bifite imimaro runaka tutazi. Muri iki kiganiro turagezaho tumwe mu tuntu duto duhora tubona buri munsi ariko ntitumenye imimaro yatwo. Icya mbere ni intoboro ntoya za munsi y'ingufuri nyinshi. Abantu benshi batekereza ko ushobora kuzifashisha winjizamo ikintu kugira ngo ingufuri ifunguke mu gihe bataye urufunguzo rwayo, ariko si wo mumaro wazo. Ahubwo umumaro w'izo ntoboro ni ukugira ngo umuntu asuke amavuta ya moteri kugira ngo ingufuri yongere gukora neza mu gihe yangiritse, wenda bitewe n'imvura cyangwa n'ibindi. Ikindi kandi izi ntoboro zikaba zifasha ingufuri gusohokamo amazi mu gihe amazi yinjiyemo. Icya kabiri ni intoboro iba ku mutwe w'igifuniko cy'ikaramu zimwe na zimwe. Izi ntoboro zashyizweho mu rwego rwo kurinda ubuzima, kuko akenshi hari ubwo abantu bashyiraga ibifuniko by'ikaramu mu kanwa bikabacika bakabimira bikabagama mu muhogo, guhumeka bikaba ikibazo. Iyi ntoboro rero yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo mu gihe ibyago bibayeho umwana akaba yamenya igifuniko cy'ikaramu abashe gukomeza guhumeka, bikamurinda urupfu rw'ako kanya. Ikindi ni agafuka gato kaba hejuru y'umufuka munini w'iburyo ku mapantaro y'amakoboyi. Akenshi aka gafuka abantu bagashyiramo ibiceri cyangwa inoti zizinze, ariko ntabwo aricyo cyatumye gakorwa. Mu kinyejana cya 19 ubwo amakoboyi yatangiraga gukorwa, akenshi yambarwa n'abakozi bo mu birombe. Abakozi bo mu birombe akenshi babaga bafite amasaha akenera kujya mu mufuka, bituma hakorwa amapantaro afite umwanya wo gushyiramo ayo masaha agafatamo neza, aribwo turiya dufuka twatangiraga gushyirwa ku mapantaro y'amakoboyi. Kugeza n'uyu munsi amakoboyi akorwa hafi ya yose aba afite utu dufuka. Ushobora kujya wibaza impamvu inyuguti zo kuri keyboard zipanze mu buryo budakurikije uko alphabet zikurikirana. Ibi byatangiye ubwo imashini za mbere zandika zakorwaga. Izi mashini zandika zakoreshaga utwuma ndetse zari zifite inyuguti zipanze ku buryo bukurikije uko alphabet zikurikirana. Gusa kubera ko abantu bagiye babimenyera cyane, hari ubwo bandikaga vuba bigatuma imashini zitazikwama, kubera udusinga tw'inyuguti zandikwaga twanyuranagamo, bigatuma imashini zitabasha kuba zakora neza. Ibi byatumye abakoraga imashini zandika bapanga inyuguti ku buryo budafite icyo bukurikije, kugira ngo abantu bandika vuba bagerageze kwandika buhoro, bituma imashini zidakomeza gukwama. Kugeza n'ubu keyboard z'imashini cyangwa telefone zipanze mu buryo budakurikije alphabet, nubwo icyo kibazo cy'uko imashini zakwama kitakibaho kuri ubu, kuko tutagikoresha imashini nk'iza kera. Ikindi kintu abantu bajya babona ntibamenye ubusobanuro bwacyo ni uturongo tubiri duto tutambitse turi kuri buto zimwe zo kuri laptop, hejuru y'inyuguti ya F ndetse n'inyuguti ya J. Utu turongo twashyizwe kuri izi nyuguti kugira ngo nubwo umuntu ataba ari kureba kuri keyboard ajye abasha kumenya harambika intoki ze zikurikirana n'ibikumwe, bityo abashe kwandika vuba atarebye kuri keyboard, ahubwo ari kureba kuri screen ibyo yandika. Ikindi abantu benshi batajya bitegereza ni uko ku hantu herekana esanse cyangwa mazutu isigaye mu modoka haba agafresh kerekana aho uruhande bashyiriramo esanse cyangwa mazutu ruherereye ku modoka. Ikindi ni urufuro akenshi ruba muri baignoire. Uru rufuro abantu benshi bibaza impamvu yarwo, ariko umumaro warwo ni ukugira ngo rurinde amazi gutakaza ubushyuhe mu buryo bwihuse, kuko rubuza ubushyuhe kuva mu mazi vuba. Mwakoze kudukurikirana, tukaba dusaba abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye bakomeza kubana natwe mu biganiro byacu.